Mu masaha make ashize, ntabwo ari amasaha menshi n'iminota, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge Rwanda Investigation Bureau kimaze kwerekana abakozi 18 cyangwa se abantu, reka tuvuge abantu bamaze kongera gutabwa muri yombi n'ubundi mu bugenzuzi bukomeje kugira ngo harebwe cyangwa se hakomeze gukurikiranwa iby'izi nzoga zitujuje ubuziranenge. Abantu bafashwe nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa RIB bari mu byiciro bitanu, harimo abakozi ba leta, harimo ba nyiri inganda, harimo abakozi b'izo nganda, harimo abayobozi b'inzego z'ibanze za leta, hakabamo ndetse n'abakora mu buryo butazwi cyangwa se abantu bafite inganda ariko zikora mu buryo butazwi. RIB yagiye ivuga amazina atandukanye muri abo bantu kugeza ubu bakiri mu byiciro bibiri, nubwo bavuze ko abagikurikiranwa ari muri batanu tumaze kuvuga haruguru, aho mu bo bamaze gukina harimo abayobozi b'inganda ndetse n'abakozi bazo bagiye bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Of course birumvikana harimo ba nyiri inganda bakora ibintu bitemewe, ariko hakabamo n'abandi bahishira nyine cyangwa se abakozi bakora muri izo nganda ariko bagahishira aba bosi babo. Amazina yagiye agarukwaho akomeye harimo abo mu ruganda rwa n'ubundi rwari rukomeye rwa Ingufu Gin Limited, aho uwitwa Ntihanabayo Samuel cyangwa se abenshi bazi nka Kazungu, umuyobozi mukuru, nawe ari muri abo bamaze gufatwa, bari kuri sitasiyo ya polisi barimo bakurikiranwa kugira ngo bagire ibyo babazwa. Harimo uwitwa Twahirwa Fulgence, ni umugenzuzi w'ubuziranenge mu ruganda nago rwa Ingufu Gin cyangwa se abo bita Quality Control Managers. Harimo uwitwa Katushabe Adonias, uyu nguyu akaba ari production manager muri uru ruganda n'ubundi rwa Ingufu Gin. Hari kandi abantu bafashwe nabo bakoraga mu ruganda rwitwa Kelly Taste and Nutrition Rwanda. Aba ngaba bakaba ari abantu bakoraga ibyitwa flavors cyangwa se bya bintu bihumura neza bitanga uburyohe muri ibi bya kinywaji abantu bajyaga bakoresha. Aba ngaba mu byo bakurikiranyweho bitandukanye harimo no kuba aho bakoreraga cyangwa se ibyo baba barakiye ibyangombwa bitabyo bakora, ugasanga barakorera ahatagomba gukorerwa, ni ku mpamvu nyinshi. Harimo uwitwa Oluwatosini Ajayi, akaba ari operation manager w'uru ruganda rwa Kelly Taste and Nutrition Rwanda. Harimo kandi Mudahogora Belinda, akaba nawe ashinzwe site and production manager, hakabamo n'uwitwaga Arufa Peter Hamduni. Aba bose bakaba ari abakozi b'uruganda rwitwaga Kelly Taste and Nutrition Rwanda. Abandi bafashwe mu kintu gitangaje harimo umwe mu bakozi cyangwa se mu bayobozi b'uruganda rwa Sina Gerard, akaba ari uwitwa Uwishema Olivier, akaba yari umuyobozi ushinzwe umusaruro kwa Sina Gerard ariko mu ruganda rushinzwe ibyo kunywa. Nk'uko RIB ikomeza kubivuga, gukurikirana abantu biracyakomeza, kureba gukomeza kumenya byimbitse imikorere y'ibi bintu, kubera ko muri biracyarimo birakorwaho kugira ngo hamenyekane mu by'ukuri abakoraga bate, bari bafite ibiki n'ibyo bitari bihari. Ariko meanwhile bakurikiranyweho ibyaha 4 by'ingenzi twavuga, birimo guha umuntu ikintu kibi kimwicira ubuzima kandi ubizi, harimo guhimba inyandiko kubera ko harimo bakoreraga ku byangombwa byarangiye, kandi ugasanga barakora RSB itarabasuye, kandi ugasanga aho bakorera siho bagombye kuba bakorera cyangwa siho bakiye icyangombwa. Harimo kunyereza umutungo, nabyo biri mu byo barimo gukurikirana. mu yandi magambo harimo banyereje imisoro batishyuraga, ariko kandi harimo no kwigomeka kuri leta. Numva n'ibyaha 4 kandi bikomeye abantu bakurikiranyweho. Twebwe dusesengura amakuru y'ubukungu, turi The Economic Update, turakibaza ngo ninde uza kuza gufasha kugira ngo ibihombo muri rusange biri economic cyangwa se by'ubukungu bize kuza kuba covered up cyangwa se bize kuza kudakomeza kugaragara, kuko ibi ngibi ni ibyerekana ko turi muri crisis, abakozi gutakaza akazi bitandukanye. Ariko nanone nk'uko minisitiri w'ubuzima akomeza kubigarukaho kandi uko ari nabyo, icyambere ni amagara mazima, icyambere ni ubuzima buzima, ibindi bikaza nyuma. Reka turebe ko mu gihe kiri imbere, mu gihe kizaza, izi nganda cyangwa se n'izindi zitari n'izi ngizi zakongera zigahabwa ibyangombwa bindi byo gukora ibindi bintu byiza abanyarwanda bakeneye, kugira ngo bize kuza gusimbura cyangwa se bize kuza gufasha kuba abantu bakomeza kubona akazi bagatunga imiryango yabo, aho kugira ngo izi nganda zari zitunze abantu benshi gufungwa. Birumvikana ko bakoraga mu buryo butemewe, bagomba kwibazwa bagakurikiranwa kugira ngo amagara y'abantu agaruke
ariko kandi na leta ikongera ikareba ese niki cyafasha abantu batakaje akazi muri kino gihe, mu gihe tumaze kubahagarika. Reka dukurikirane turebe uko bizagenda muri rusange, ariko murumva ko surprising iri kubonamo umuntu ukora mu ruganda rwa Sina Gerard. Birumvikana ko ibintu biri serious, ni ukwitonda no kwitonda cyane. Harimo kampani bajya bavugamo zitandukanye za Pifani company, ariko njye numvise izina rikomeye ririmo ari Sina Gerard muri rusange. Mukomeze kubona natwe updates nyinshi kuri ibi bintu, ariko zishingiye kwesengura ubukungu, twereke tubereye ahangaha.